none se waramaze ntabwo iyo unyigamye nawe hakiri kare ni turarangije none usongera unyigamye iyo unyigamye ibintu byanjye byongera bigahinduka ubu uzi ko nibagiwe uzi ko Aline Gahongayire yambwiye ngo dukorane indirimbo ariko buriya Aline Gahongayire nakora nawe indirimbo ubwo uzi umwongere wa featuring buriya nka cya Brodora uracyabaruka mu ndirimbo z'Imana. Nangiye gutekereza imirongo ndi kuririmba imirongo ndi kuririmba ndi kwigisha kuko no munsi ngomba kuhimbaza nkanigisha asaryama neza cyane ndi muri Amerika rero nakuyemo kakaneta mbwira ati ese muri Afrika muri abakira bati ntabwo muri Afrika turi abakira bwo turi abakungu nyine wagera ku Rwanda ibyo byo ntubivuga u Rwanda rwo ni amata niba ufashe amata n'ubuki ukabihuza ubusanzwe ntuzanjyana hanze ryama neza se ko nakugezaho urumva nakubura n'iki ryama neza none se ubundi nukuri ko imana nubwo ubona nashatse uriya mugore ntabwo mukunda ntabwo mukunda urabizi ko tukiraba nakukira umukobwa nkiri umusore twari twariyemeje kuzabana ko nanjye urabizi neza yuko nubwo mfite umugabo namukunda atari wese se wagiye mbere mva mubwiye uza ari album ngiye gusohora kandi ndashaka kuzayisohorera Dubai ngo mfite no guhura na minisitiri uhagarariye insengero muri Australia umva tuzajyana nta kibazo wow aho rwose none singiye uzajyana wagiye kandi twe twaravuganye ngo ndindire mbanze ndangize kwiga ivugabutumwa urabizi ko ndimo kwiga nari kwiga umwaka umwe ariko n'ubundi sheri byiwe turakundana n'ubundi aje urafongo ngiye kwiga ubupasiteri sheri mbwira tubate umugore se none se namutana nanjye nagata kari ikibazo uriya mugore ntabwo mukunda ariko ndamutse musize mana yanjye nta nsengero zitabimenya kandi mu nsengero niho nkuru urabizi mu nsengero niho nkuru ushobora kuvuga ni umugore yakunaniye n'iki ubundi tukahita tumurya kudeta tukibana asundeka nkwibarize nzajya gukwereka aho umwami w'Ubufaransa yabaga ngenda nafushye maze shageni oya pe rero ngizanjyana ahandi oya none mureke mbere gusa tuziberera karakagabuka kumariye iki karakagabuka kumariye iki ntacyo kasha mana yanjye wikanye turi kunkoroga uriya mugabo akumariye iki wamujugunye nakabwa nta kintu ashobora ubundi ibintu bya gospel by'indirimbo bivamo amafaranga nyine wo kubizi gospel Amerika ntago nayibamo Amerika ibamo inganda nyinshi niho heza umuntu yanakorera aha ubwongereza urakora minisitiri w'ubwongereza nigeze kumuguriza amafaranga buriya reka nkubwire nubwo ndi umuvugabutumwa gospel nicyo kintu cya mbere muri iki gihugu kitaragera mu bintu byo kwinjiza amafaranga erega bishinga nanga iyo unkozeho utuma umwuka wera umvamo kandi ngiye kwigisha ariko ntacyo ndagerageza mfite amafaranga uyu munsi nanjye ndacura zahabu umunsi musayidi zo muri Amerika ziramuza maze njye nshaka no kubanza kureba ubu buryo usazakubakira itazigeretse kane ugomba gutunga iduka rya mbere mu gihugu cy'u Rwanda basi niwigisha uburi kuntekereza ukuntu nari nkuryamye erega buriya nanone iyo uri kunkoraho ihita nibuka ko na Daniel igiye mu rwobo rw'intare zishinyitse zishonje avamo ari mutaraga ni n'abambu nanjye icyaha cy'ubusambanyi ngendera kure oya nta cyaha ngendera kure buno y'inkoraho turi kwica amadayimoni oya akose ubwo waretse ko ngiye kujya gusenga pasiteri yamamagaye ariko mukunda abantu cyangwa mukunda imiyi oya sheri ni wowe ingendo zose nari mfite ndazisura oya sheri oya nuko turagukunda indirimbo reka tuyikorere mu Burundi pasiteri yamamagaye nkagenda koko nabaretse sibyo niba batamamagara ndacumura kandi simbishaka
ese ntabwo nkunda hanyuma se cyumva yuko twaba tugiye gucumura kandi twese tuba dufite ibibazo pasiteri kuki atampamagara ko oya hari ahantu ni hafi kandi dushaka ahantu tujya mu Bugande se oya dushaka kurara kuri indege ubwo twagerayo kuko ndimo ndapafominga simbabure ko murajya kuko uko nzaje gupafominga ndi kuri stage ite mbura umumarayika Aro wambabariye kuko producer wambabariye kuko ari umupasiteri w'umudiyasipora ugiye kunyihera amafaranga ngo nikorera alubumu yanjye none ndebera ndakubuza ni ukuri kw'Imana reka nkubwire mwene da reka nkubwize ukuri sibyo basi sibyo nkukorera iki mbwira ikintu nkukorera uzi yuko umva nkubwire uzi yuko nshaka guhuza na pasiteri wa uru rusengero rwo ku Gasave n'abatsinda nayo barayimaye na Gasave barayimaye uzi uko gitwaza twavuganye wambabariye koko basi mva nkubwire mwene da ku cyapa 210 niko kuri kwatanya byagenze gute hafi ahantu mu cyaga studio hafi shaka nayo nzi hano hafi ra ni se bayita ngo iki mu producer ngewe ati indirimbo yanjye muri studio ngo waje gukora mu studio bw'ukagugu mvuye Nyamirambo uvuye Nyamirambo kureba Nyamirambo n'aba producer bahari wamuga ngewe namuhaye indirimbo yanjye ayijugunye mu mashini Nyamirambo manutse ku Kinamba ngo nihari zamuka ngo zayerika ngo zabere twari sinzaho ibintu nk'ibyo biba bitetwa n'iki bandangira ngari hano Kagugu muri studio y'Inas hano hafi ahantu himukiye touch record ni byihorere winesha umutwe ntabwo uzingegera z'abakomisiyoneri ibintu zinkoreye turi mvuye hara hepfo hawe nzubaka urusengero nanjye hari ahantu ndi kurambagiza ikibanza ngiye kubaka urusengero hey ntumirero mukubite abantu bankurikirana kare alubumu yawe utarayisohora ngewe hase ukora alubumu umwaka wose koko indirimbo za gospel umuhanzi ukomeye muri Amerika bamwita Donny Moon uri yarambwiye ngo dukorane featuring nawe ugati petit kora na Israel Mboyi Israel kandi koko sha yaza mu Rwanda yakoranye na Israel Mboyi iriya ni pasi yanjye oya ntereza gita agatsi oya uhita mu Israel Mboyi se ngewe wewe wageze kukiza asubu ntago bireba ntago ureba n'ubu bireba ubu nta kintu ureba kuyo utanga pasi naririmbiye nuza uriya mwami w'Ubufaransa bamwitaga ngo cyuriya uriya watabarutse mwami w'Ubufaransa karabakera uriya watabarutse ejo bundi Elizabeth Elizabeth ni Ubwongereza uzi ngo nkawe nujya kuririmba diaspora bizagenda gute none ngo iri wayine ngashaka ko mwandikira ibyo tubyore tujye muri business imana iranamfashe ndakubonye ndashaka ko dufatanya gushinga urusengero ukajya ukaza ugakorera iki ugakorera ati worship team ubwo ibikorwa umuhanzi mwiza ibikorwa bya nyenda byimura mu rusengero oya ntabwo nshaka kwimurira ibikorwa bye mu rusengero sibyo ndashaka kuza ugakora worship team hanyuma ikivuye mu maturo tukajya tugabana kuko ndimo kurambagiza ikibanza hariya nzubaka mu rusengero oya urimo kuvuga ko ureba ikibanza mvuye kureba ikibanza nzubaka mu rusengero uko bakomisiyoneri b'ingegera batuma ikibanza inzu itanyizamura ngewe Dodani barabiza amafaranga ufite amafaranga umva rero dore ukuntu tujye kubigenza mu rusengero rwanjye akira ngo zahabu nkeye ugenda oya ugenda na zahabu izo nazihawe na batanye Elizabeth mwamikazi w'Ubwongereza dushinga urusengero rero twubaka urusengero hanyuma ikindi abakirisitu mfite ndashaka kunzanira abantu bazi guhanura ku buryo bazaba bareba umuntu bakamubona n'ubusabwe nka za rinete zireba umuntu zikabona ubwambure wabonye ibyo Yesu yakoreye i Galilaya umva nkubwire rero tujye kwicata ngo gapfire munsi dupanga kandi we bagirwa n'agasigara wagiye tugomba gushinga urusengero twamara kurushinga ibintu bikagenda neza tugomba gushinga urusengero pasiteri nibyo twamara kurushinga
tukagura n'amabati. Twamara kurushinga ukazajya uhimbaza uririmba ukabyina wamara ko hasi hari haruguru areba yeke uko ndigitana n'indaya. mwese uriya mugore muraziranye Njyewe uriya mugore muraziranye kereka numbaza bari barigarira. oya ninjye ari kureba se Ubwo ni wowe. reka mu izina rya Yesu ntago njya ncinya mu mugore wanjye urabizi Wigeze ubona ndeba inyuma bivuga ngo ntabwo nzi ibintu biri. uriya mukobwa ari kutureba ni wari kureba Kandi njye ntarebye inyuma. wasanga ugenda ujya mu bagore kandi witwa ngo ukorera Imana nimba usigaye unyura abagore bakakureba urwo rusengero rwacu Ndirimba supano mu rusengero rw'Imana mwene data. asabura ninjye ari kureba ra Ako se irari ryarakwishe. oya tugende ariko reka nkubwire Wajukizwa. reka nkubwire we yego ndakumva se nari namaze kugenda mwana none se wajya ugira gahunda wambwiye saa 3 za mu gitondo ubu turi sangahe ntabwo turi saa 9 icyaha ntabwo ari icyanjye bro mene nikamubwiza ukuri njye nkorera kugenda mfite time table ushobora kwica isaha ugasanga mise nta kintu ndi mukiriye ntabwo wazumbwira ngo waranyishe ngayo narayariye oya nayikoze indirimbo yo ndayifite indirimbo ndayifite nayikoze umva ari kuri Dakar yindi yari iriho sample ndazifite sizo washakaga wewe ho humura rwose album yarasohoka mu gihe gitoya ninagiye kuri wa mutipe nyine ujye unkorera mastering mu gihe tujya dufatanya sinakubwiye se ngo nzakugezayo mwana niwe rero uri kunkorera mastering y'indi ya nyuma yo rwose rero mba nkubwire ni umva sinzi niba utari bugura akantu ntabwo yajyana utaguza akantu nutagura akantu ndayigira iyanjye ahubwo umva nkubwire umva nkubwire nyine tega amatwi nkurabura ariko wakintu wibyina mbere y'umuziki njye mufitiye map mufitiye akadiru sibyo niba uri tayari uze tugapanga nkwereka ahantu twicara tuganire nkwereka ukuntu ugiye gushayininga bro n'iri joro dupanga ukuntu turara dukoze indirimbo saa 6 z'ijoro ahita ifata hit none se ntushaka gukaba oya ntushaka gukaba umva se njye nakubwiye ngo niba ushaka gutwika ugafata umujyi ngwino nkwereke ibanga abandi bakurusha wa kintu nakubwiye ngo we Tanzania Kenya ahantu hose bagiye kumva wowe izina ryawe bariririmbe dodani hejuru turi kumwe ntacyo wabura bro we tebuka shirikanze umva se wowe tebuka dupange sibyo turangije gahunda zose ndakubwiye ngo wowe nitujyana aho hantu inyatsi yose urahita kuva wakintu ugiye kugira urimba byijyana nta kujya ku banyamakuru ujya kugura iki ngatebuka wakintu dore ndanagukumbuye bro ntaribi uzana amayide mashyashya ijoro dukora ikintu ngwino mwumvisha akabiti nagucuriye wakintu ngwino wumve wagwana ariko ntaribi